Tubifuriza igitondo cyiza abakunzi b'Intare Official, turongeye turagarutse nk'ibisanzwe nk'uko twababwiye yuko tugomba kujya tubagezaho amakuru ndetse abari gucaracara hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi twibanda ku makuru ya politike, umutekano ndetse na diplomasi ndetse n'isesenguramakuru riba riri kuvugwa hirya no hino. Ibitangazamakuru byinshi ibyo biba biri kuvuga, ariko cyane cyane twebwe tukibanda kuri tele, cyane cyane ko ariho tuba duherereye muri rusange. Turagarutse rero kugira ngo tubagezeho amakuru menshi agiye atandukanye ari kuvugwa ahaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite? Ni imirwano n'ubundi ikomeje nk'uko bisanzwe. Murabizi ko imirwano ikomeje muri access zigiye zitandukanye, haba muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ntara ya Ituri. Yemwe ntabwo byoroshye kugeza amagingo yangaya makuru ari kuvugwa muri politike ndetse ikinshasa muri guverinoma centrale, nabyo tuba tubifite, ariko kandi tukabagezaho ndetse niba binugwanugwa ndetse biba bikekwa biba bishobora mu by'ukuri kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruka kuri Kongo kubera ko intambara yaho isa nkaho yamaze kuba intambara y'akarere, dore ko ibihugu byose byo mu karere bisa nkaho byamaze kuba bivugwa muri iyi ntambara. Cyaba igihugu cya Uganda kirimo muri operation Usuja, igihugu cy'u Burundi kikaba kiri muri Kivu y'Amajyepfo aho gifatanyije n'ihuriro rya leta ya Kinshasa, aho rikomeje kurwanya umutwe wa M23, ariko kandi igihugu cy'u Rwanda nacyo kigashinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba gitera inkunga umutwe wa M23. Ibyo byose bikomeje kuvugwa. Yemwe Tanzania yarahageje mu mutwe wa SADC ndetse n'ibindi bihugu byaravuzwa. Abacancuro nabo babarizwa ahangaha muri iki gihugu, ibintu byaradogereye ku rwego rwo hejuru cyane. Turaje rero tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Turagaruka mu bice bigiye bitandukanye byo muri Katana, tubabwire umukwabo wabaramukiye muri Katana uko byagenze, tubabwire situation uko ihagaze muri rusange, tubabwire ndetse nuko haba haramutse muri teritwari ya Rucuro. Imirwano yakomeje, turabigarukaho ndetse tubabwire uko situation imeze muri rusange, aho turi buze kugaruka kuri mu gace ka Mudaka, naho urugamba rukaba rukomeye hano muri n'ubundi Kabare. Hanyuma abasirikare benshi baturutse Lubumbashi benshi bari kuzamuka, biremezwa yuko bashobora kuba bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Rucuro bwito naho byanze. Turasimbukira mu mujyi wa Goma turebe umutekano muri rusange uko bihagaze, ndetse tuze tugaruke no mu ntara ya Ituri. Turagaruka ko bita Jacques Chabura, uyu mugabo kera kabaye byamaze kuba byemezwa yuko yamaze guhunga igihugu tayari. Uyu ni guverineri w'intara ya Haut-Katanga, turabigarukaho. Hanyuma tuze kuba dusimbukira muri plaine ya Rusizi, uruzindiko rwa Sultani Makenga muri plaine ya Rusizi ndetse n'ahangaha muri teritwari ya Masisi, nabyo turabigarukaho. Murumva ko rero amakuru tubafitiye ni menshi. Twizere ko turakomeza kubana neza cyane gatanu ukuri kagenzi ikako. Muri aya makuru nk'ibisanzwe ntago nshobora kuba ndi jyenyine, ndaza kuba mfashijwe na mugenzi wanjye bwana Clever Bemba ku murongo wa telefone, aho ndibuze mu by'ukuri kumwifashisha kuri bimwe na bimwe turi bujye tugenda tugarukaho muri rusange. Yes, turaza kuba tubabwira ukuntu mu ntara ya Ituri naho kugeza amagingo ya bitoroshye. Hanyuma tuze kuba tubabwira abaturage bakomeje kwicirwa mu iyi ntara ya Ituri, hanyuma ubundi ibyinshi tugende tubigarukaho. Clever Bemba yamaze kugera ku murongo wa telefone. Clever Bemba, waramutse? Mwaramutse neza. Twaramutse turashima Nyagasani. Nizere ko umeze neza muri quartier waba warayemo. Bukeye bute, situation zimeze ute muri uyu mujyi wa Goma nubwo amasasu yarayavuga hirya no hino? Bwana Bemba, bihagaze bite? Navuga ko wenda nubwo amasasu yarayavuga mu makarita agiye atandukanye, ariko navuga ko ibintu bimeze neza nk'abavuga ngo nyine ni ibisanzwe. Ni hake wenda bugize amasasu, ariko ahandi ubona ko ibintu bimeze neza bwana Macacari. Yes kabisa. Rero tugiye gufatanya muri iki kiganiro. Ni iminota mu by'ukuri itari myinshi cyane, ni iminota inyuze abakunzi b'Intare Official, tunabahereza ikaze mu by'ukuri ndetse tunabasaba kutarakoze udukurikira aribwo bwa mbere akore subscribe, ariko kandi niba yarayikoze akore like, share ndetse na comment, zirakenewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bwana Clever Bemba, amakuru dufite ni menshi kugeza amagingo aya ngaya. Tugiye kugaruka ku mirwano
imirwano ikomeje kubera muri teritware ya Kabare mu duce twinshi. Iyi teritware ya Kabare bwana Bemba ntabwo iherereye kure y'umujyi wa Bukavu. Turagaruka ku mirwano ikomeye imaze hafi iminsi ngahe iri kuhabera, ndetse amakuru atugera atubwira ko no muri iki gitondo iharamukiye. Ariko mbere yuko utwerekeza muri aka gace ka Mudaka, unyemerere ngewe mbanze nabwira abakunzi bacu yuko muri Katana haraye umukwabo, naho ni muri Kabare, umukwabo ukomeye cyane wahigaga wazarendo ngo zari zarigitiye mu mago. Nyuma y'imirwano barakubitwa, barabashwiragiza, babyita gushwiragira, barirukanka baratatana. Ariko kubera ko ari benshi muri bo abakomoka muri ibi bice, ndetse bakaba bafite benshi bakorana ahangaha, baje gucomokera mu mago, barabura. Iki rero nicyo cyatumye mama 23 iproceda kuri procedure y'umukwabo ukomeye cyane muri iri joro, ukaba waraye ukorwa. Bikaba bivugwa ko benshi batawe muri yombi, nubwo tutaramenya umubare nyawo. Bwana Clever Mbemba, mu gace ka Mudaka ngo haramukiye imirwano, bimeze bite? Iyi mirwano yatangiye muri iyi minsi, bihagaze bite kugeza ubu ngubu? Bwana Matachari, uvuze kuri ibyo by'umukwabo, uriya muri za Katana, bihita binanyerekeza n'ubundi ari mu mujyi wa Goma, nuko wenda sindavuga ngo ni umukwabo wakoze neza muri quartier Kasika, aho babashije gufata abajura 3 n'imbunda zabo muri quartier Kasika, bafatwa rwose n'intare za Sarambwe hariya kabisa. hari no muri Ndosho wenda naho hari umusaza umwe wo barashe, ni umusaza wagiye gupibira hariya muri Ndosho, gupira no kwiba, yego no gusahura, mutwara ibyo byose, ndetse barasa n'amasasu menshi, nubwo wenda we amasasu atabashije kumukuraho. Ndetse ariko muri ako kanya haza intervention ya komanda witwa Dusabe Patrick, uyoboye ingabo hariya. Dusabe Patrick niwe uyoboye ingabo hariya muri axe hariya ya Ndosho, no muri mama 23. birumvikana neza cyane. Umuhanda natanga nuko amasasu yavuze ejo, ni umusore baratiye, hari umusore wo barashe umunsi w'ejo ku Kipringi. Yes, kwa Kipringi. Hari umwana w'umusore rwose bahishe ufite nk'imyaka 22 kugeza kuri 20, donc hejuru ya 20 kugeza kuri 22. Urumva ko ari umwana muto, aracyari muto cyane. hakiri kare noneho hari amasasu yarashwe hariya ku Chevale. Ku Chevale naho hari umusore bano bakora amamoto cyangwa amamodoka bita amamekanisien, yego umumekanisien nawe yapfuye. Uri kumva ko mu muryango manavuga ko akirimo rwa runtu rutari rwiza mu nkengero z'umujyi. Yes, birumvikana. Ariko kandi nawe tubiziranyeho, ndetse n'abandi barabizi, n'abakunzi bacu barabizi ko leta ya Kinshasa yashyizemo agafaranga kuri bamwe mu badepite bajya bohereza amafaranga ku bagizi ba nabi bakayahabwa, ngo kubera ko badestabilije umujyi wa Goma, kugira ngo n'ubundi amahanga akomeze abone ko M23 yananiwe gusekiriza umujyi wa Goma. Noneho amahanga ashyire pressure kuri mama 23 kuba yava mu mujyi wa Goma. Urumva ko ari ibikorwa mu by'ukuri biterwa inkunga, nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka, biterwa inkunga n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Yego bwana Matachari, reka twigire n'ubundi muri Kabare nk'uko ari uwimbajije, nuko nabonaga ko ayo makuru n'ubundi ngomba kuyavuga. Mvuze ko igihe wambaye tuwabyari mu mujyi mwo naraye ko nahise mbivuga, ndavuga ngo n'ubundi ndacyafite ijambo ndaza kubivuga. Hariya muri Kabare rero bwana Matachari, kugeza amagingo yangaya ibintu bimeze nabi. Urabizi ko ejo ni imirwano buriya igiye kumara icyumweru, ni ukuvuga ngo bari kuza ari benshi, FDL zikaza ari nyinshi, wazanendo bakaza ari benshi, ndetse ku makuru hariho n'amayimayi zaturutse muri za Maniema, zica muri za Shabunda, ziraza ziza kuramforusa, ndetse banazana babandi bafite imiti. Ni ukuvuga ngo baje ari benshi kugira ngo badestabilize hariya muri Kabare, babona uburyo bazinjira mu mujyi wa Bukavu. Ariko intare za Sarambwe zakoze ikintu cyo bita urukuta rudasanzwe bwana Matachari. Harimo urukuta, rwa rukuta rutari
burenze n'urwa beto. Baragerageza kunyeganyeza ariko bikaba iby'ubusa, baragerageza kugira icyo bakora bikanga. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe ziri gukubita guhera mu masaha za nijoro. Ikintu cyitwa isasu cyari kirimo. Urabizi ko intare za Sarambwe zafashe umunsi w'ejo wa musozi uri strategike witwa Mubumbu. Ni kolini yari strategike, yari iriho defense, navuga ngo yari imeze nka headquarter za Wazalendo. Intare za Sarambwe zarayifashe, ubu ngubu nizo ziyirimo kabisa. sasa bazanye inzore uko byaje kugenda, baje bameze nk'aho ari abahigo bari Wazalendo. Baza kwataka bitwaje ijoro sasa bazanye injoro, kumbe baza gusanga intare za Sarambwe zamaze gutera abantu amacatara. Zirabakubita, zirabarasa, saa 9 zigeze isasu riba naho muhuje. Nyuma y'iminota 30 isasu ryongeye kongera, irongera ritangira bundi bushya. Kubita saa 11 za mu gitondo riba riratuje, saa 12 n'igice rirongera, n'ubu ngubu nibyo rikirimo. Uri kumva ko ntabwo ko na Wazalendo natwo twaje twitanze. Ikigaragara cyane nuko nzira wenda inzira yabonetse, navuga ko ari nyejo. Ni nkeya? Inyejo yabonetse kuko iyo muri iri joro ntabwo yari yaboneka, kuko kugeza amagingo yanga yamaze kuboneka Wazalendo 37. 37 nabo n'ubabare ngo ni bake muri Wazalendo. Oya, muri Wazalendo ni benshi bwana Bemba, kubera ko abangaba tubaziho guhunga, kwihisha, ndetse no guhinduka abasivile. Urumva ko uyu mubare ahubwo navuga ko ari munini cyane cyane ko ariko ni na munini cyane kuko baje bitanze, baje ni ukuvuga ngo biragaragara ko urugamba basa nkaho bari kurwana ari rwo rwa nyuma bwana Bemba. Yego, muri 37 rero abari bafitemo imbunda, reka nkohereze n'uburyo 37 bari baje babeshya. Abari bafite imbunda 24. 37 imbunda 24. Yego, muri izo mbunda 21 nta RPG yari irimo, nta mashini gun yari irimo, harimo AK-47 zonyine. Ngaho noneho muri babandi abo bandi izo mbunda zindi uko bari 37 imbunda 21, hari harimo n'abantu 21 imbunda, abandi 16 bari bafite amacumu. Ngaho abari bafite imihoro, abari bafite imishale imiheto n'imyambi. Ibyo noneho ugasanga ari n'abafite amagrenade y'amakipe Shinwa, kuko hafatiwe amagrenade y'amakipe Shinwa 3. Noneho abandi wari uri gusanga yambaye bere ya gisirikare, ubundi yakenyeje umukandara wa gisirikare, ubundi yarafashe inuza isasu akaryambara mu ijosi. Abanyarwanda bo cyakora mwuka byara wewe. Noneho ikintu bari bafite bwana Macakara abo bandi, ndetse nabo bari bafite imbunda, nuko bari bafite ibintu bari bihambiye ku kuboko kw'ibumoso, nuke hejuru y'inkokora hari harimo udutambaro tw'urutuku, hose udutambaro tw'urutuku dufite amapfunda 2. Sinzi ngo muri ayo mapfundo rero turakomeza tubagira amapfundo ari n'iki, ariko ikigaragara nuko ari imiti yo kudapfa. Ni ya miti yabo baba babahaye mbere yuko baza ku rugamba, bababwira ko badashobora kuraswa, ariko bikarangira n'ubundi barashwe, kuko buriya haramutse hari imiti yo kudaraswa cyangwa yo kudapfa, ntekereza ko ubu ngubu baba barageze n'ibunagana baba barageze. Ariko kandi sinzi impamvu batemera, ariko hari uwambwiye ko bashyiramo akamogi kenshi, babashyiriraho akamogi kenshi ngo kugira ngo icyo cyizere gikomeze kibeho, bagatakaza ubwenge.
nuko ngo rero twavuga ko ari inzira y'umunsi w'ejo kuko wenda amakuru nakunze kuyabona nimugoroba kwira nko mu masaa 5 saa 4 saa 5 bivuze ko ari inzira ishobora kuza kuboneka guhera muri ayo masaa 7 n'ubundi kabisa iraza kuboneka kuko nurumva ko imirwano irakomeje ndetse abangaba bo baje bivuye inyuma ndetse ntekereza ko baje bafite indi miti idasanzwe kumva ko baraswamwo abangana batyo ariko bakaba bakomeje n'ubundi kwihambira urumva ko bitoroshye cyane bwana Bemba. Hanyuma wenda sinzi niba ngaha twahava tugahita ndetse twerekera dusimbukira ahandi aho twavaga tukerekera ku nkuru nabashije kubona abantu bari bubwira bambaye amakuru babwira uburyo bubwira bwitwaye noneho tukabona kuba twajya ahandi ariko tumaze kuva cyane muri Kivu kandi n'usanga ufite andi makuru yo muri Kivu ariko ngiye nkazira rimwe amakuru yo ufite hariya muri Kivu yes yavireho rimwe abasigaye nanjye ndahita nyanyuramo vuba hanyuma duhite tujya ahandi vuba twihuse. Yego muri Kivu rero nuko ku munsi w'ejo nimugoroba ubwato bwavuye muri Kalemi bwazanye abasirikari benshi bari bavuye Lubumbashi. Abasirikari bakimara kugera hariya Uvira bavuye Kalemi ba FARDC bahise bafata inzira baberekeza Ruvungi. Ndibuka umuntu wantumye message yarinumiye kuri Facebook arambwira ngo kano kanya abasirikari benshi bavuye Lubumbashi baje mu bwato bahise bashyira amamodoka berekeza Ruvungi ati mama 23 nibe maso nuko abasirikari bake n'abasirikari benshi nuko ngo rero abantu barara muri Plaine de Ruzizi ariko nawe ubwabo barabibonye yuko twavuga muri cyaje cya Plaine de Ruzizi renforcement FARDC urukona ko yaje ari za Ruvungi iri ku mupaka w'u Burundi na Kongo inana za Saramwe nazo zamaze kurama nuko ngo ahangaha rero rugiye gukocagurana ahangaha rugiye kongera gukocagurane kuri abo basirikari benshi nawe wagize se wambwira umubare ambwira ngo ku mubare barenze 400 bazamutse bavuye Lubumbashi bamaze kuza baje muri kiriya gice cyariya za Ruvungi n'ubundi nuko ngo ibyo ngibyo bimenyetso n'ubundi nakubwira byo kwitegura imirwano kabisa ni ibimenyetso byo kwitegura imirwano ndetse ku mpande zombi ari nako kandi mu by'ukuri wa mubare wavuzwe yuko ngo ahangaha muri ibi bice hashobora kuzashyirwa ngo ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare kugira ngo uyu mujyi wa Uvira udafatwa birumvikana niko bigomba kugenda uko byagenda uko ariko kose ni imyiteguro yo mu mpande zose urabona ko bya bindi bo bari kugaba ibitero twavuga ko M23 yo kugeza abaginga iri kurwana systeme de guerre iri offensive navuga ngo bo bari kurwanya ababagaba igitero ariko ntago baragerageza bo kwataka igihe ba ataka dushobora kuzabona ibindi bintu bwana Bemba tubabona ibindi bintu haregare kandi navugaho akantu gato impamvu ya Uvira ubona ko FARDC cyangwa guverinoma ishaka kugira ngo hariya muri Uvira bahashyire imbaraga n'ubundi navuga zidasanzwe buriya Uvira imeze nk'aho ari amarembo yo kugira ngo babashe kwinjira muri Kalemi Kalemi na za Katanga zose abantu baravuga ati mu gihe Uvira izaba imaze kubatombe Kalemi izaba yamaze kubatombe kandi amarembo yo kwinjira muri Lubumbashi azaba afunguye nta kizaba cyahagarika abari abasore ibyo rero nibyo batera bakavuga ati kuva bino bibayeho gutya reka dufunge ahangaha niyo mpamvu bashaka kugira ngo bafunge Uvira kugira ngo Kalemi barebe yuko donke bamera nk'abayifunge donke gufunga Uvira no guproteza Kalemi na Lubumbashi kandi ukabona ko Lubumbashi burya iri muri Katanga siyo yego wabonye ko guverineri wariya muri Katanga ubwe
nawe yamaze kugenda, yamaze gucika kabisa. Benshi barimo bamwe baranoganoga yuko mu minsi mike ashobora kuba nawe ari ku ikosi hariya n'ubundi za Kanombe hamwe n'abandi. yego urabona yuko rwose hariya ikintu cyo kuvuga ngo bari gufunga kiriya gice cya hariya cya Uvira bari kwakira imbaraga, ni uko bazi ko mbere no n'igihe cya AFDL n'igihe cya RDC burya Uvira niyo yabaye igihe cya AFDL n'igihe cya RDC, Uvira yabaye amarembo yihuse yo kugira ngo Kalemi ifatwe, Lubumbashi nayo ifatwe. Niko bimeze, niyo mpamvu ubona ko ndetse hari n'umunyamakuru n'ubundi wabivuze ku munsi w'ejo ari kuvuga ko ngo ari mu 23 imaze kwireconstituwa yitwa Rodriguez Katsuva. Aravuga ati ni umwe mu banyamakuru bakomeye, aravuga ati imaze kwireconstituwa ku rwego rukomeye cyane, ati bafite n'abasirikare ndetse benshi, ati uko babatekereza ati siko bangana, ati kuba bahagera ni Kinshasa ati kugeza amagingo ati biroroshye, ati rero iyi ntambara Uvira ifashwe ati byahita bihinduka n'ubundi bagakomeza bagakuramo za Lubumbashi bakahagarara za Pweto, ubundi bikarangira n'ubundi bageze kure ngo kuko nta ubundi urareba nka Grand Katanga yo answa cyangwa aho Katanga n'izi za Kolwezi n'izindi, ni ahantu ugenda usanga abaturage baramaze kukwitegura cyane cyane ko batumva ubuyobozi bwa Kinshasa bwa Bemba, kandi ni ibice byo ngo birindiriye mu 23 n'amaboko yombi, ndetse hariyo AFC Grand Katanga ikomeye cyane, bamwe mu bakada babo bakomakomeye bamaze no kuza. Yego ngiye abantu narindi kuganira nabo umunsi w'ejo, ari nateze agakano kanani buno bw'amatuwapine n'ubutaxi moto ariko bugendamo abantu benshi. Yego ndavuga ati ngo umuvutu wajya gupfa, yavuze ko igihe cyose igihugu Zaire izayoborwa n'umuntu wo muri Kasayi, igihugu kizagenda kireke kuba igihugu kigenda kibera uruntu utapfa kumenya. Ati muzakora ibishoboka byose abazayirwa, muzarwana intambara yo kugira ngo ntazagire umukasayi uzayobora kino gihugu kuko azagita mu manga kabisa. ni ukuvuga ngo ndwara igihe Mobutu nubwo buriya ni perezida w'igihugu, nubwo bavuga ngo yari umudiktateri, ariko nubwo yayoboye igihugu aho uzasanga hari imihanda yakozwe na Mobutu ndetse n'abakoloni. nta muhanda mushya twavuga yabayeho, Gisegeti nta muhanda mushya yari yakora ntawo. uzambwira ikibuga cy'indege kimwe cyubatswe na Gisegeti, ariko ibibuga by'indege byubatswe nande biri muri Kongo ni Mobutu. Birumvikana bwa Bemba, twihuse cyane kubera ko wenda n'iminota iri kutujyana, duhita dusimbukira ku zindi update hanyuma ndetse turebe niba twacunguza uburyo umwete amasaha yacu ntadushirane. Reka dusimbukira muri Rucuro. Rucuro nawe yabaye Rucuro. ni ukuvuga ngo mu magurupema yose ari muri byitwa wenda havuyemo gurupema ya Kanyabayonga, gurupema Gihondo, gurupema Mutanda, gurupema Tongo, gurupema Bambo, gurupema Bukombo. Ayo magurupema yose uko nyavuze mu malokalite yayo, ni ukuvuga ngo Wazalendo wo kwa Dominique Ndaruhutse. Uranyumva? Ndakumva neza. Bari muri bya bikorwa byabo byo guhungabanya umutekano. Reka mbabwire strategie Dominique yamaze gufata, manda mperutse no kongera kuyivugaho wenda abantu batayumvishe bongere bayumve. Yego. Dominique Ndaruhutse General autoproclamé, manda nawe yarabaye niba ari nuza General Marshal hari n'icyo kigrade kibaho. Yafashe strategie imeze utya, ntabwo ateze kuzasinda urugamba, ntabwo ateze kuzongera gusubirana ibice runaka ngo azabifata yirukanemo Alliance Fleuve Congo ma 23. Impossible. Yamaze gufata strategie muri pariki ya Virunga, uhere muri kiriya gice kiri muri za Tongo na za Bambo, bamaze kumukuramo baragenda bamukuramo neza neza. Agace sinanye ni agace karimo FDLR muri ya pariki ya Virunga hakurya iri kwerekera za Kazarongo naho bita za Rudafu. Ni ukuvuga ngo ari kuva muri ya pariki ya Virunga akaza muri gurupema Mutanda na gurupema Tongo, akohereza abasirikare batarenze batanu. Nizo operasiyo ari gukora. Reka nange nk'urugero,
operasiyo y'abasirikare 5 muri village imwe, abandi 5 mu yindi village, abandi 5 mu yindi village, abandi 5 mu yindi village. Uri kumva nafata abasirikari 50 azabohereza muri village 10 kabisa. Groupement yose bazaba bayirimo, afata abandi basirikari 50 abohereza mu yindi village, mu yindi groupement, afate gutyo noneho nibagerayo bagahana amasaha yo kurasa, ku buryo noneho 23 iri kujya kumva ikuma ngo Mirambizo hararashwe, Musheberi harabarashwe, Makomare bararashwe, Kukatereze hararashwe. Ibi ni ibiki? we akabohereza ko mugende murase mu minota 10 mwe muhavuye mujye mu ishyamba. Nuko ngo nizo operasiyo amaze gutangiza zuko ari kubona ko nta bundi ni operasiyo navuga nshyashya, niba ari ubwenge buke yiyungutse asanga ko nta buryo bwo kuzatsinda urugamba, ahubwo reka destabilize, abuze abaturage umutekano, abuze n'intare zasarambye umutekano. Amahirwe make noneho sasa ari hejuru ya za Murimbi na hafi y'aho bita za Kamizo, ndahabona abandi 5 bari kugenda, hari abandi ari 5 baza kugwa mu maboko y'intare za Sarambwe zirabakatira, barafatwa. Ni ukuvuga ngo ari kubohereza niba ari 5 bafite umuyobozi umwe FDLR, umwungirije ari umunyaturo muri Semusi, cyangwa umukuriye ari umusemuse, umwungirije ari umu FDLR. Ni ukuvuga ngo ni operasiyo bari gukora hamwe, bagiye kwigana ari za FDLR zo kwa nani, kwa biriya bigabo bya Pacifique munani ya ba Omega, baragenda bagira inama ndarutse, baramubwira ati dukore zino operasiyo duhuriyemo hamwe, donc bagahuriyemo hamwe. Izo operasiyo rero bari kuzikora, hari izo bari gukora ari zo kujya kurasa, hari izo bari gukora ari zo kujya gushaka imyunyu, ibyo kurya, inkoko n'utundi tuntu n'ubundi, ubusahuzi nyine, ariko bakagenda ari bake, bigaragaza ko nta mbaraga bafite, nta rugamba bari kurwana rwo kwigarura agace kariko kose, uko byagenda uko ariko kose, keretse aho bashobora kugera bakavuga ngo twahageze bakifotoza, ni babandi bahagera wenda intare za Sarambwe zidahari ariko bakumva ngo ziraje n'ubundi bakirukanka. Yego, ikindi wenda navuga abantu cyane nuko ubungubu basa naho batangiye gushirwa ku bijyanye na minisiyo kabisa. Icyo cyo byanga bikunze, uko byagenda uko ariko kose, icyo bakora uko bizagenda kose, minisiyo zigomba kubashirana tu. noneho Dominique Kare bakavuga ati mu gihe cyose ndamara kwipanga, bavuga ati ngo ngiye guhangana na 23 isasu ku isasu, ntabwo ndi bumare icyumweru ngasana kabisa. ahubwo none reka nangire bano basirikare banjye kubabarira, kuko urabizi na mbere wenda aho bakuraga amasasu bagurisha urumogi bakagurisha FARDC ikabaha amasasu, bagakora n'ibindi bikorwa byose hagati yabo na FARDC, kuko ari guverinoma bakabona amasasu. ubu ntaho bahurira na guverinoma, ntayo bafite, nta n'indege yaza ngo ijye hejuru yabo imene amasasu. muri Rucuro ntibishoboka. So bigaragara ko urugamba rwa Rucuro rwo igihe kigomba, uko byagenda uko ariko kose, igihe kizagera rurangire. ahubwo hari umuvandimwe twari turi kumwe ya za Kabutembo umunsi w'ejo, ariko umbwira ngo Dominique ndarutse ngo ahubwo bazamufata amateka. Oya, niko bizagenda, kuko nawe urabona uko intambara izagenda iba, minisiyo zizagenda zimurangirana, ari igihe nyine ni ukumuproronja bagaproronja igihe. Yego bizatinda, abaturage bazakomeza guteseka abakorera biriya bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko isaha izagera birangire, n'ubundi birangira agize ate, afashwe, cyangwa se abasirikare bose bafashwe, cyangwa washatse yajya kwiyahura yigize umusivili. ahubwo hari umuntu ari kumbwira ngo kuko urareba sosiyete sivile ntabwo yamukunze, ndetse na kominote utu ntabwo yigeze imukunda kubera ubwicanyi yagiye agirira abahutu. burya nubwo yishe abatutsi, ariko n'abahutu yarabishe. uyu wakekwaga ariko n'abajenerali bitwa ba Kade bishwe nawe afatanyije na Nyange ngira ngo ni Murumba.
hari wari ukuriye wari perezida wa jenesi yakomotse hano muri Goma, yaramwishe. Ni umusore mwiza yitwaga niba ari Jiteme na padiri. Ibuka ko Dominique Ndaruhutse ariwe wishe padiri Etienne yumva Mutende. Ukabona ko afite ibibazo na Kiliziya Gatolika, akagirana ibibazo na kominote yakomokamo, akagirana ibibazo na kominote Tutsi, akagira usanga ko ari umunyakigo, ko ari umunyamuvumo. Oya, umuvumo warawufite Bwana Bemba, umuvumo warawufite, byanga bikunze niko bimeze. Iminota irimo iratujyana Bwana Bemba, ndetse sinzi niba twasimbukira ku nkuru wenda ya nyuma. Inkuru se ko byari muvandi na si inkuru amakuru ahari. Buriya iminota yadutwaye, nagiraga ngo dusoze kubera ko iminota yamaze kuba itugendana. Hano reka simbukire muri no nkuru yakorera. Wanda hari abantu bakunda imirwano, ariko n'ibi ngibi nabyo urabona ko hari ikibazo cyugarije Kongo. Abantu 18 yego bamaze kurwara korera hano muri groupement ya Binda muri territoire ya Ruturo. Noneho bakavuga ngo muri centre de santé ya Giseguro, yego abantu 160 162 bo bamaze gukira. Yes, ndumva Bwana Bemba wenda twasimbuka korera yo iri hose, wenda ndetse dusoze dushimira abakunzi bacu kuba twabanye wenda muri aya makuru. Ariko hari aho numvise ko muri Bashari Mokoto naho ngo imirwano yakomerejemo mu duce tumwe na tumwe, wenda twizeza abakunzi bacu yuko turi bugende tubabwira. Bakoze cyane.